tuwasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nagiraga ngo uyu mugoroba munyemereye bene data mukegerana, bashiki bacu mukegerana, asigaye twota kuri iki gishito. Kaba Pedro inyuma kegera bene sahani imbere, abashiki bacu bari njya mbese ntagire cyuwo kiboneka, byaba ari byiza cyane kugira ngo twote kino gishito neza. Imana yacu bahumugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bene data kigira imbere, twese tukegerana mu bumwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dufite umubyeyi ukomeye, ni umuhetsi. Iyo ahetse nta n'umwe wagwa hasi, afite umujishi, arajisha neza. Umubyeyi nubwo yakunda umwana uti amushyira mu mugongo, byakomera akiruka, umwana akagenda abwira mama ati mama komera ihangane, ariko bigeze aho bikomeye. Hari igihe nyina ananirwa akabwira umwana wanjye ihangane, nanjye ngiye kwiza amagara yawe. Ariko uw'Imana ihetse ntabwo ajishuka, umujishi wa senyeri urakomeye. Ababyibuka neza abakera bakoreshaga ingobyi y'uruhu rw'ihene, yabaga ifite imijishi myiza cyane ikomeye, ariko hari igihe cyagera mu byakananirwa. Reka dushimire Uwiteka uduhenze. Imana yacu ntabwo icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tumaze iminsi rero tudaherukana, iyo tubaci muhira tuba turi mu ntambara, ariko dushimishijwe n'uko Uwiteka ducira inzira. Imana ikabiduhaye akagahe, kandi tunashimira Imana yashizeho yano masaha. Burya natwe twaga tuvuga ngo nta materaniro nzogera kubura. Imana ihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ubwo amasaha yahindutse nanjye ngize umugisha wo kuza mboneka. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kubwo gucuruza uburyo umwe terata, reka duhaguruke dusome ibyanditswe. Mwene data John aturabira igitabo cya Zaburi 106 umurongo wa 1 na 2 gusa. Zaburi 106 umurongo wa 1 n'uwa 2. Soma izina rya Yesu Kristo. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Mwene data kumbuka arayobora isengesho, turabatwicaye. Turagushimye, turaguhimbaje mubyeyi mwiza, Imana idukunda, Imana y'ubuntu n'imbabazi. Tugushimiye ko twitaho uko bukeye n'uko bwije, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo twari iwacu umubiri, Nyagasani mu Imana, twarwanye intambara nyinshi, mwese Satani adutera ibizinga, ariko tugarutse imbere yawe kugira ngo tuhagize amaraso yawe. Emera Data mwiza muri uyu mugoroba, ubw'ijambo ryawe risomwe, mwa Imana udukuriye mu byokurya byacu by'uyu munsi, maze nusiga umugaragu wawe natwe udusigire kumva. Uzidukure mu kirere cy'umubiri tuyahe mu kirere cy'umwuka, tubashe kumva iby'umwuka abwira amatorero. Ngwino gufata gahunda zose, gutangira no guheruka, icyo twamaganye n'umushyitsi mubi Satani Sekibi, umutuneshereze mu izina rya Yesu Kristo. Uzunganza hagati muri twe, utubere diakoni, uzutangire kandi uheruke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ninde ubasha kuvuga imirimo Uwiteka yakoze? Ninde ubasha kuvuga imirimo Uwiteka yakoze? Bibiliya iratubwiye neza ati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze? Imana yacu ntihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Nimushimire Uwiteka, dufite umubyeyi mwiza. Nimushimire Uwiteka
mwene data aho yicaye nureba igihagararo cyawe ukareba uburebure bw'Uwiteka ukareba umurambararo w'Uwiteka ninde utashima Uwiteka reka dushimire Uwiteka yakijije impanuka bene data agakiza abarwayi nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kandi imbabazi ze zihora iteka ryose murabona yuko Uwiteka n'umunyimbabazi imbabazi ze umurava we imbabazi z'Imana zihora iteka ryose atari imbabazi z'Imana twese twashiraho atari imbabazi z'Imana ninde wagaragara atari imbabazi z'Imana ninde wabasha kwicara hano ariko kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose burya umwambaro we araza kongera akawutwikira abana be kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose yakwitegereza mu mivugire yacu akongera akaza akashushaho shifo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose arata abo Uwiteka yagiriye neza nimumfashe tumushimire kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose Uwiteka atari Uwiteka twashiraho uburenzi bw'Uwiteka mu byo dukora byose twifuza kuvuga ibyiza ibi bikadutanga imbere kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose Imana yacu ni nziza cyane mu gitabo cya Zaburi mwene data John komeza 78 umurongo wa 3 kandi turagenda gake gake ugeze kwa 6 bagwema noneho udusomere 78 umurongo wa 3 ugeze kwa 6 cyangwa se ugende gake gake nta kibazo turasoma mu izina rya Yesu Kristo ibyo twumvise tukamenya ibyo basogokuruza batubwiye ntituzabihisha abuzukuru babo tubwire ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze uko yakomeje guhamya mu ba Yakobo yashyizeho itegeko mu Bisirayeli iryo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo. Amen. Ibyo twumvise yale tuliwahi kuyasikia ibyo wumvishe mwene data mushiki wanjye ibyo twumvise tukabimenya ibyo basogokuruza batubwiye tukabihishe tuzabihisha yaba abuzukuru abana babwije ukuri ibyiza Imana yagukoreye ineza Uwiteka yagukoreye ntabwo twabihisha abana oya ibyo twumvise ibyo basogokuruza batubwiye oya ntabwo tubasha kubihisha abana batoya ahubwo bagomba kubibwirwa tukababwirwa amashimwe y'Uwiteka Imana yadukoreye uragize ngo Abisirayeli igihe bari bakuwe mu bunyage bari mu mirimo y'uburetwa uburyo bakuwe muri icyo gihugu baza kubona bakabona Imana ibacira inzira baza kureba mu maso yabo umwanzi abakurikiye nuko bageze ku ruzi ku nyanja itukura ingabo za Farawo zibari inyuma ariko bitegereje batangiye kwivovotera Mose ariko kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose Imana ibibaciriye inzira bagiye kubona amazi abaye ikirundo barahagaze kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose bambuka ahantu humutse babwije ukuri mu gihe cy'izuba cy'amanywa Imana ikabatwikirisha igicu mu gihe cya nijoro Imana ikabamurikisha umuriro ibyo byose ntabwo bagombaga kwisha abana babo kuko imbabazi z'Uwiteka zihoraho iteka ryose wabonye ibitangaza Imana yakoze nta nimwe uzayipakara yitorera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bene data bakundwa wirinde kwibagirwa imirimo itangaza Imana yagukoreye ahubwo ntiwicarane abana batoya uzubabwira imirimo itangaza Imana yagukoreye igihe muri
mu rugendo rata utaga uvuga ibihamya bati dufite Imana ikomeye, dufite Imana itabara, dufite Imana itabura uko ibigenza. Iyo bikomeye rata Imana yacu irasubiza. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Nubwo turi kubabazwa hano, nubwo tugowe, ariko Imana yacu tuzi ko ari Imana ishobora byose. Nubwo ingorane zavuka, ariko tufite iyaduhamagaye niyo kwizerwa. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Imana yacu ry'icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibyo rata ntabwo babisha abana, kuko yakomeje guhamya bya Yakobo, yashizeho itegeko mu Bisirayeli ibyo yategetse basogokuruza ngo babwire abana babo, kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye. Imana yacu yarakoze rata, nako twari kure. Uwiteka Imana yacu biratwibutse inyuriye mu muhanuzi wayo, uwo mwana waduhamagaye akadukura mu madini, akadukura mu macakubiri, akadukura mu moko. Uwo mwami mumfashe tumushimire. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Mwene data mushiki wanjye watanze iki? Imana yaduhaye ubumenyi bukomeye. Ibyo yaduhaye ni ubwenge buhanitse. Babwije ukuri, wareba imirimo itangaza Imana yagukoreye, wareba icyubahiro ufite. Imana yacu ni nziza cyane. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. Kandi yarakoze koko. Imana yatuvanye ahantu habi, ntabwo twari tuzwi, twari turi ahantu mahara kubiri, ariko Uwiteka abatugize umwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ngaho rata John simbuka dusome umurongo wa 11 w'icyo gice. Soma Isaya 11 katika ile kipindi. Umurongo wa 11. Yibagiwe ibyo yakoze n'imirimo yayo itangaza yaberetse. Yakoreye ibitangaza mu maso y'abasekuruza mu gihe cya Egiputa, mu kigarama cy'Izowani. Yatandukanije inyanja ibacisha hagati yayo, ihagarika amazi nk'ikirundo, kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Rekera aho uhagaze gato turagenda, wihangane, turagenda usoma gake gake. Bibagiwe ibyo yakoze, Imana zitawe uburyo bacanishaga amatafari urwiri, bari ku kiboko, ariko bakuwe muri ubwo bunyage, bakuwe muri ubwo buretwa. Imana ibakoreye imirimo itangaza. Bibagiwe imirimo itangaza Imana yakoze, batangira kwibagirwa. Imana turinde kwibagirwa. Kwibagirwa niyo mazinda mabi, ni amazinda y'umwuka. Burya ni ukwibagirwa. Mbabwije ukuri bene data, Imana turinde kwibagirwa. Imana ikurinde kwibagirwa. Mushiki wanjye, Imana ikurinde kwibagirwa. Mwene data, Imana ikurinde kwibagirwa. Komeza hepfo 13. Yatandukanije inyanja ibacisha hagati yayo, ihagarika amazi nk'ikirundo, kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Yasaturiye ibitare mu butayu, ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu. Imana ikumugisha. Bagize inyota, kuko Imana umutunzi w'imbabazi. Nuko rata asatura igitare, babona isoko y'amazi. Nuko bashyira inyota, iyo yose yari imirimo. Nuko bagiye kwibona, babona abanzi babo babakurikiye. Babwije ukuri, ushaka kwirinda zirinde umusingi w'Imana. Ushaka amahoro azarize ubwoko bw'Imana. Nuko babandi bari bakubatunatuna babakurikiye, nuko babaragiye bagiye kureba, babona babandi bari bakurikiye, babona bari kwambuka. Ntabwo bamaze gutekereza, bavuga ati abagabo mwe mwirinde, ko tuzi
runo rwa ruruzi Tulikuwa tunajua none kama amazi Yusufu. akaba yahagaze Sasa maji akaba habonetse inzira yamepatikana njia ndani. bibagirwa Wakasahau imirimo itangaza y'Imana yo gukorera Abisirayeli watende wana wa Israeli. baba barabakurikiye Wakawafuata. baba barabakurikiye ariko Bibiliya iratubwiye neza ati Sema eti ku manywa mchana Imana ikabatwikiriza igicu nika wingu. umwanzi wabo ntabwo yabasha kubareba n'ibitugu kuko hagati yabo hari harinzwe. Reka babwire bene data nubwo umwanzi Satani yahaguruka ariko dufite iturinze. Izina ry'Uwiteka ribw'icyubahiro byagera nijoro rata Imana ikabamurikira. Imana yacu ni nziza we. Baba barabakurikiye bageze hakurya bari kwambuka abanzi babo Imana isa yarigeze ibwira Mose ati burya rero hindukira nyakoni wongere utwikire bose baba bashire mu nyanja ariko Miriyamu yanga kwimanganya abateruye indirimbo abashimira Uwiteka. Izina ry'Uwiteka ribw'icyubahiro. Mwene data mushiki wanjye wacitse ku ngoyi nababarire azaririmba Uwiteka ashimira Uwiteka. Burya aho twavuye tuvuye natwe ducitse ku ngoyi mu mirimo twa turimo aho twanyuraga hose tukaba tugeze mu nzu y'Imana. Burya reka mumfashe dushimira Uwiteka. Izina ry'Uwiteka ribw'icyubahiro. Komeza hepfo frere dusimbuke 29 Lukia 19 kwa 19. bagaya Imana bati 20 20. dore yakubise cya gitare amazi aradudubiza. hera kuri 19 bagaya imirimo bati Imana bati bagaya Imana bati mbese Imana ibasha kudutunganiriza ameza mu butayu. Dore yakubise cya gitare amazi aradudubiza imigezi iratemba mbese yabasha kuduha umutsima. rekeraho Achia pale. bageze aho bagera Walifika mahali kugaya yayindi abambukije wala ambayo wavukisha yayindi yabaciye ku ngoyi toka katika kamba. bagaya Imana bati Anza kumgaini. batangira kwigaya Anza kumgaini. batangira kwigaya Anza kumgaini. ku Mana yanjye Mungu wao. batangira kwigaya Kumgaini. bibagirwa imirimo itangaza y'abakuru Au kazi ya ajabu aliwatendea. bagaya Imana bati Kaini Mungu mbese Imana ibasha kudutunganiriza ameza mu butayu. meza katika jangwani cyari ikibazo kiremereye. kwa swali Umurongo wa 20 kwa Mudori saidi yakubise cya gitare mu amazi akadudubiza piga mama maji akatipa imigezi iratemba mbese yabasha kuduha n'umutima. na mkate. Ntabwo bazi ko Imana ishobora Kwa byose. kwamba Mungu ni muweza yote. Simbuka frere Vuka haruguru 22 22. kuko batizeye Imana kandi ntibiringire agakiza kayo, ariko itegeka ibicu byo hejuru ikingura inzugi z'ijuru ibagushiriza manu yo kurya ibaha ku masaka yo mu ijuru. Bose bararya umutsima w'abakomeye iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Amen. Ubahagaze gatoya kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Imana itita ku bitutsi, Imana itita ku burakari, Imana itita kuvugwa nabi, Imana ititaye ku byo bari kwivuga. Imana ibahereza ibyo kurya, ibahereza umutima w'abakomeye. Imana ikora ibintu bitangaza. Mwene data mushiki wanjye, Imana wirinde kwibagirwa imirimo itangaza Imana yakoze. Ninde ubasha kuvuga imirimo itangaza Imana yakoze? Izina ry'Uwiteka ribw'icyubahiro. Ibi bagaburiye imitima y'abakomeye. Imana yacu babwiza ukuri n'umutunzi w'imbabazi yaturabira mu mafuti yacu. Hakuna mwenye na stahili, nta n'umwe ukwiriye, nta n'umwe ukwiriye. Bene data bakundwa, burya ikimana dushaka ni ukugira mu mitima yacu igaruke gusa, ukamenya aho wari ugeze ukagaruka, kuko Uwiteka umutunzi w'imbabazi arakwakira. Izina ry'Uwiteka ribw'icyubahiro. Iyo twaje mu nzu y'Imana tuba twayizaniye amaganya yacu,
twaje mu nzu y'Imana tuba tujya kwibwira ibyifuzo byacu. Iyo twaje mu nzu y'Imana tuba tujya kwibwira ingorane zacu. Reka tubabwire ko Imana nayo yiteguye kudusubiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Simbuka ku murongo wa 40 frere. Erega ni kenshi bayigomeraga mu butayu, bayibabarizaga ahatagira abantu, bagahindukira bakagerageza Imana, bakarakaza iyera ya Isirayeli. Ntibibukaga ukuboko kwayo cyangwa umunsi yabacumuriyemo ikabakiza. Rekeraho bene data bakundwa, tuzungurutswe hano, ariko usibye amaraso se yasenyeye umuntu yakwica, ariko uramunyagwa warakapfa wicaye mu cyumba ndaburi uyari yose umva n'amahoro ufite. Bayibabazaga hirya kure hatari abantu, bakayivuga we mu byongorero uramu ndamwanga nubwo bivuga ndamwanga nuwamuremye aragarika mbabwiza ukuri, bakagenda bakayivuga we, ariko kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi akagenda akorosa. Bene data bakundwa, Imana iturebeye mu mafuti nta n'umukwiriye. Imana itubabarire itugire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ni kenshi bayigomeraga, ni kenshi bayigomeraga mu butayu, bakayibabaza hatagira abantu, bagahindukira bakagerageza Imana, bakayirakaza iyera ya Isirayeli. Ntibibukaga ukuboko kwayo cyangwa umunsi yabacunguriyeho ikabakiza abanzi. Bakananirwa kwibuka igihe yabacunguriyeho Uwiteka akakiza abanzi bawe. Mushiki wanjye, tukura amagambo ngo ninde ubasha kuvuga imirimo y'Uwiteka yakoze. Ihutira mu gitabo cy'Ingoma, Ingoma ya mbere 16:4. Undi nawe aturebere Ingoma ya kabiri, kumbuka turebere Ingoma ya kabiri ibice 5 13-14. John none turebere 16 ya mbere, Ingoma ya mbere Mambo ya Nyakati ya kwanza 34 ageze ku 38. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Uvuge muti Mana y'agakiza kacu udukize, utubumbire hamwe udukuye mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twishimire ishimwe ryawe. Uwiteka Imana y'Abisirayeli isingizwe, uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Nuko abantu bose baravuga bati amen, basingiza Uwiteka. Hanyuma asigayo Asafu na bene se imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, kugira ngo bahore bakorera imbere y'iyo sanduku nk'uko byari bikwiriye imirimo y'iminsi yose. Na Obededomu na bene se 68, kandi Obededomu mwene Yedutuni na Hosa baba abakumirizi. Amen. Nuko ratabajyaga mu nzu y'Imana, bakaza bashimira Uwiteka, bakibumbira hamwe. Si ibyo gusa abaririmbyi bakaririmba, si ibyo gusa abakumirizi nabo bagakumira, mbese ugasanga ikirere kimeze neza. Bibiliya iravuze ati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Muvuge muti Mana y'agakiza kacu udukize, utubumbire hamwe udukuye mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twishimire ishimwe ryawe. Uwiteka Imana ya Isirayeli isingizwe. Amen. Abantu bose bavuga bati amen, amen, amen. Uwiteka nukura gusingizwa rata, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kumbuka radusomere Ngoma za kabiri 5 ibice 5:13
uwo murongo umwe gusa. Ile shairi moja tu. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi tuvuye dusoza. Ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuzaga amajwi bumvikanishije ijwi rihuye bahimbaza bashima Uwiteka kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa bahimbaza Uwiteka. Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nuko muri uwo mwanya inzu iherako yuzura igicu ariyo nzu y'Uwiteka. Amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nuko bagera mu nzu y'Imana rata bagacuranga bakoresheje imirya 10 bakanezerwa bagahimbaza Uwiteka. Imana yacu nayikumva amajwi arenga. Reka babwize ngo mushimire Uwiteka yuko agira neza. Izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ubwo bavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye bahimbaza bashima Uwiteka kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka uri mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Bene data bakundwa, reka tuje dushimire Uwiteka. Abacuranzi mucurangira Uwiteka, abaririmba baririmbira Uwiteka. Twese tuvuga ati Uwiteka uri mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Turukugenda dusoza ihutira mu gitabo cya Ezira ibice 3 umurongo wa 11 kugeza kuri 13. John ihute kumukara baturebera Zaburi 107 umurongo wa mbere ageze kwa 3. Ezira ibice 3 umurongo wa 11 ugeze kuri 13. Ezira ibice 3 sura 3 Ezira uhere ku murongo 11 anzia shairi ya 11 hadi 13. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati erega Uwiteka ni mwiza n'imbabazi agirira Abisirayeli zihoraho iteka ryose. Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ariko benshi mu batambyi n'abarewi n'abatware b'amazu ya ba sekuruza abasaza bari babonye inzu ya mbere babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yayo bararira cyane baboroga. Abandi benshi barasakuza cyane bishima, bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo ry'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure. Amen. Abo rero ni babandi rata bari abantu baturutse mu mahanga bameze nk'uko natwe tumeze, bari babuze ahantu wasengera ariko babonye urufatiro rw'inzu Imana yabateguriye bazamura amajwi baririmba Uwiteka uri mwiza, Uwiteka imirimo yawe irakomeye. Bose barahishima, bose amajwi ararenga bitewe n'ibyiza n'imirimo itangaza Imana ibakoreye. Ariko muri uko kwishima hari abandi batabyishimiye. Ariko iyo wishimye umwanzi nawe arababona. Muri uko kwishima kwabo kuko babonye urufatiro rw'inzu Imana ibahaye, abandi nabo barababana bababazwa n'ibyo Imana ibakoreye. Satani nayo ibiraha
umuneshi, lakini si mshindaji. nuko barishima barataha Akafurahi baranezerwa kuko Imana yari ibahaye Mungu alikuwa amewapatia. imenya ikoze imirimo ikomeye cyane. Tenda mambo ya babonye ajabu. urufatiro ratabarubonye Msingi. baravata Uwiteka dukora ibikomeye. Bwana Mungu ametupatia. natwe turishimye, Nasi tunafurahi. abatambyi n'abalewi bose bashira amajwi hejuru. Wakaweka sauti. ariko ukomeje gusoma kino gitabo, Kitabu. abazi babo Matwi yao. babibonye barababara, Wana wakahuzunika. baravuga ati rero kugira ngo tubuze umurimo wabo Tukataze kazi yetu wo kwiyubakwa, ya kumilikiwa. reka natwe twishushanye Acha tujifofile kama wao. tubabwira ati rero turaje dufatanye kubaka umurimo, Kuja tushirikiane kujenga twubake urusengero turukomeze, hekalu. hanyuma urusengero rata imana yanyu izaba imana yacu. Mungu ni Mungu wetu. wagize rwari urukundo rwari rurimo, ahubwo Lakini bashakaga uburyo baza bakaburizamo uwo murimo. wapate kuhuzunisha kazi. ariko Lakini bene data wandugu baba barasanze wakawakuta hepfo baravuga ngo abanzi bashaka kubabuza. wakatafuta Igice kuwakosesha. cya kane, Wakipindi cha ngo bukeye abanzi b'abayuda Wayunani n'abenyamini wamenyamini bumvise yuko waliposikia kwamba abavuye mu bunyage waliotoka ndani ya utekwa nyara bubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, Israeli hekalu baherako waanza begera wanakaribia Zerubabeli Zerubabeli n'abatwara b'amazu na watawala wa manyumba n'abasekuruza, ya mababa barabwira bati wakawambia, nimureke acha twubaka, tujenge pamoja kuko dushaka Imana yanyu katika Mungu wenu nk'uko namwe kama muyishaka, mnamtafuta. kandi Sasa twayitambiraga tulikuwa ibitambo uhereye ku ngoma tangu wakati ya Esarihadoni Shedomu umwami wa Ashuri mfalme wa Ashuru watuzamuye ambaye akatuzana hano. anatuleta ariko ibyo byose babikoraga lakini yale yote bashaka kwishushanya kugira ngo bazamurizemo uwo murimo. kusudi wapate kupotosha kazi. baherako barababwira ati ntabwo twabasha kuri dufatanye kuko bari bamaze kubasobanukirwa, ariko barangaye. bene data bakundwa, ntabwo tuzahora mu mudendezo, byanze bikunze umwanzi atugenda rumwe. Lazima atatufuata uko byamera kose mbaya yote. byatangiriye mu itangiriro, Yanza kwa mambo bigenda ari bibiri, ikatembea pamoja na icyiza kibonetse nzuri ambacho n'ikibi nacyo kigenda uruhande. kinatembea pamoja. nuza kwitegereza neza, Tunaona vizuri Abeli aravugwa, mbele akasema Kayini akaboneka. vile vile mbabwije ukuri, naambia kweli iyo witegereje igishaka hapo na mua uzasanga n'urubingo ruri hafi. na lutoto na nuza kwitegereza insina tuona mgongo uzasanga n'igitembatembe gihari. tuona na mgomba mwingi byanze bikunze penda ntabwo bijya bisigana. haviwezi kuwa niba urwanya ikibi, au unapiganisha kibaya nuba ngo umwuka roho urwanya kamere, na piganisha tabia kamere nayo tabia nayo ikashaka kurwanya na piganisha roho. byanze bikunze birajyana. Penda isipopenda viko pamoja. ibyo bisaba ikirere, Naomba nini sasa? bisaba guhagarara Naomba kiga kusimama imara ukamenya uko wambiwe. daktari ya kusurudisha izina ry'Uwiteka ry'icyubahiro. na Bwana alipewe muri aya magambo ngo ninde ubasha kuvuga imirimo Uwiteka yakoze. ya Bwana Mungu izina alitenda ry'Uwiteka na ry'icyubahiro. Bwana alipewe bene data bakunda, turi mu bihe bigoye cyane, byanze bikunze ibyo uko ari bibiri ile mbili birajyana. natembea dusomera cyangwa tuba twararira kubyikora. ile kitabu ambayo nilikwambia. turasoma uzarya. amen. Amen. nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, yego, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarukanya abakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. bazerereye mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari, maze batakira Uwiteka. bari mu byago abakiza imibabaro yabo. amen. bene data bakundwa, nta kindi myirato yacu twari dukwiye kwirata
uko yari ejo uyu munsi ni kwiri niko izahora iteka ryose. Nta handi tubonera Imana tuyibonera mu bihamya. Mbabwije ukuri tuyibonera mu bihamya. Ninde se wari uzi ko yageraho? Ninde wari uzi ko yageza kino gihe? Ni bande se bagiye ubareba n'amaso yawe? Abamaze kugenda bangana iki? Imana yacu bari mbabwije ukuri n'umutunzi w'imbabazi. Ahubwo nimushimire Uwiteka kuko agira neza. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi zirata zibona iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo. Abo yacunguye ikabakura mu kuboko k'umwanzi. Babwije ukuri umwanzi abakuwe mu kuboko k'umwanzi. Unyemere mushimire Uwiteka. Umwanzi yagutera muri byinshi. Umwanzi yagutera nyine mu burwayi. Umwanzi yagutera nyine mu baturage. Umwanzi yagutera anyure mu nshuti yawe. Umwanzi yagutera anyure mu baturage bawe. Abo Uwiteka yakuye mu mwanzi akamukura mu kuboko k'umwanzi. Munyemere dushimire Uwiteka kuko kugira neza ari kwinshi. Babwiye amagambo n'indi waje kuvuga imirimo y'Uwiteka yakoze. Bene data mbabarira, icyo nagusaba ni kimwe, yuvuga senyeri neza. Umwanzi arababara. Yuvuga senyeri imirimo itangaza yakoze. Umwanzi arakugerageza yakutera hirya no hino akamera nk'ukubita ku rukuta. Bitaba n'iki? Ufite ibanga ritazwi ko turi hano. Buri wese afite ibanga. Buri wese afite ibanga. Babwije ukuri. Yaba umupapa uri hano, yaba umusore uri hano, yaba inkumi iri hano, yaba umukecuru uri hano, ibikwerere biri hano. Buri muntu wese afite ibanga rye. Kandi iryo banga ujyana naryo aho ugiye hose. Buri wese arufata senyeri njyewe ndi iki? Mwami wanjye rero umwanzi urasobanukiwe. Ariko reka mbabwize ukuri, urebe ko Imana ikomeye, warebe uko Imana ikora, biratangaje. Tekereza nk'abantu bazi mu mujyi wa Kigali. Abantu barimo badafite imirimo bakaba barenga hafi miliyoni. Ariko kuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi, umuntu ahaguruka kare afite agatiyo, undi afite agasuka, undi afite agafuka, arabajya ku iseta. Nabirebaga n'abahama abagezeyo bagaragara ku kibuga kamurizo barabizi. None bahagarara ushaka abakozi akagenda atora. Uharafateka mwana wanjye buriya bararya koko. Kandi asize abana baratuza insigane kuko Uwiteka umutunzi w'imbabazi. Agafata waba udusigaye nawe Imana igashiramo igitutu. Genda uza gushaka abakozi kugira ngo umwana ushaka nawe aramuke. Reka babwize buri muntu wese afite ibanga. Ufite ibanga ujyana naryo. Bugacya bukongera bugacya, waza kubona ukabona ukwezi kuratambutse, ukabona umwaka urashize. Bene data bakundwa, nitwiganyire twibaza ati ejo tuzarya iki? Ahubwo Bibiliya iri kutubwira ngo